Hello. Amakuru yanyu muraho murakomeye. Nizere ko umeze neza, nanjye meze neza, ndashima Imana. Nkuko bisanzwe ndi Chantal Hakiza, mama w'abana batatu, ndi mariye, maze imyaka 15 nubatse. Ntuye muri Amerika muri leta ya Georgia Atlanta, niho Imana iturindiye ngiye n'umuryango wanjye. Happy Friday. Uyu ni wa munsi tuganira ya topic abantu benshi badakunda. Uyu ni wa munsi tuganira ya topic abantu benshi badakunda. Ni ya topic ivuga ngo uko tugomba kubana n'imiryango yacu, kububatse kandi naho twashatse. So abantu benshi ntabwo bakunda kwikunda cyane. Chantal uvuga ibintu bitumvikana. Ese ni gute ushobora gukunda umubyeyi to gukunda? Sita abantu bafite ababyeyi baba papa. Sita abantu ababyeyi bafite basigaranye ababyeyi baba papa, bahora icyo kintu bakimbwira cyane. Bavuga ati papa wanjye yaragize gutya, mama yamaze kwitaba Imana, ntaga kinyitaho, ntamvugisha, ntagira gute, njya kumusura ntaba hari, nagenda iwe akanyirukana, yashatse umugore, bigenda gutya so byinshi cyane bitewe n'abantu baba papa. So ndagira ngo mbibutse yuko aba papa burya ntago bateye nkuko abamama bateye. Abamama bari so unique. Abamama bafite urukundo rudasanzwe, rudashobora kugira umuntu wari we wese, kubera ko mama wawe mufitanye connection idasanzwe cyane. Nubwo papa wawe aba yarakubyaye ariko ntago connection mufitanye, ntago ari nk'iyo mwashobora kuba mugifatanye na mama. So rero bisaba yuko ugomba kwihanganira ababyeyi bameze gutyo, umubyeyi w'umupapa umeze gutyo, ntago byoroshye cyane. Muribuka yuko kuva kera hose iyo twajyaga kuganiriza ababyeyi bacu baba papa, twabanzaga kunyura kuri ba mama. Kunyura kuri ba mama kugira ngo message ize kuza kugera kuri papa imeze neza. Mama wacu akaba ari bagomba kubanza kutugira inama kugira ngo dushobore kuba twagera kuri papa. So rero murabyumva yuko mu byukuri aba papa ntago bamenyereye kuganiza abana babo. Mashobora no kuba mubana mu nzu, by the way, ugasohoka ntakuvugishe, ukinjira ntakuvugishe, ugakora ibyo ugomba gukora, ukaburi n'umuntu wa wundi umutekera ugira gute n'iki byose, ariko nyine that's how niki Imana yabaremye. So kuretse Imana byo byonyine ibihinduriye, ikabahindura muri mind, ikabibutsa yuko ufite umwana uko byagenda uko kose yamaze gushaka, ariko nabwo aracyagukeneye. Akeneye kukuganiriza, akeneye kumva ko ukomeye, akeneye kumva ko ugira niki byose. So rero ntago tugomba kwitura inabi ababyeyi bacu ngo kubera yuko nabo badukoreye inabi, sibyo? Ushobora kuba warakuze umubyeyi waragukoreye ibintu bibi cyane, ugakura nabi cyane, ndabyumva pe, ariko ndagusabye nkwinginze, ndabizi neza yuko abantu mundeba mwese mukunda Imana. Umuntu wari wese ukunda Chantal Hakiza akunda Imana. Ndagusabye rero ngo usengere umubyeyi w'umupapa ahinduke, Imana imuhindure, imugire mushyashya. Hagati aho ngaho Imana izajya imugendera gahoro imugenderere, imwibutse ati ufite umwana kanaka yashatse aha naha aragukeneye. Ashobore kuba yaguhamagara, ashobore kuba yagusura, ashobore kuba yagira gute. So byose ni Imana ibikora. Mwihangane kubakomeretse ku babyeyi banyu, ntago biba byoroshye habe na gatoya, ariko Imana izageraho byose ibihindure. So rero twumve yuko tugomba kubana n'ababyeyi bacu neza. Niba umubyeyi agukeneye, nubwo waba waramaze gushaka, boneka. Niba gukeneye ikintu, boneka, sibyo? Nababwiye ngo Imana yaraturemye iriya yo mu ijuru, ariko hano kuri iyi si ababyeyi bacu niyo Mana ya kabiri. Rero tugomba kubaha ababyeyi bacu. N'ababyeyi bacu badukoshereje bakadusaba imbabazi, tugomba kubabarira. Umubyeyi wo ntazagusaba imbabazi ngo wange kumubabarira, no, uzamubabarire kubera ko agusabye imbabazi, kubera ko yumva yuko hari icyo yakoze. Kunda umubyeyi wawe. Umubyeyi wawe naguhamagara ati mwana wanjye ndakeneye iki niki, bwira uwo mwashakanye, umubwire ati sheri umva nkubwire, mama arampamagara nkeneye, papa arampamagara nkeneye, hariho ibintu nkeneye. Ko ugomba kugira umwanya w'uwo mwashakanye, ukagira n'umwanya w'ababyeyi mu buzima bwawe, ukagira n'umwanya w'abavandimwe bawe, kuko n'abavandimwe ntabwo ugomba kubibagirwa uko byagenda uko waba uri busy uko ariko kose, sibyo?
ugomba kugira gute kwibuka ababyeyi bawe ko bagukeneyeho, icyo bagukeneyeho ukakibahereza, niba bagukeneye ugira gutya. Hariho video naberetse ejo bundi mu cyumweru gishize kuwa gatanu, abantu benshi babaye so shocked, abantu bose baragize gute. Ariko by the way iriya video naberetse hariho abadamu bameze gutyo, ugasanga ukunda biwanyu cyane, sibyo? Umudamu ukunda biwanyu, ku badamu nibo bikunda kubaho cyane. Sinzi ntago nzi impamvu abadamu aribo bigomba kubaho cyane. Sinzi ntago nzi umutima w'abadamu ukuteye, ariko hagati aho ngaho hari igihe niyo navuze ati no ngomba kuzakora research nkareba umutima w'umudamu ukomeze, impamvu agira kuri ari ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo ucyuyumvishe. Ugasanga ukunda biwanyu cyane, ukunda ababyeyi bawe cyane, ukumva n'isi yose umugabo wawe yayibahereza, urabyumva? Ariko umugabo yagera kuvuga ngo agiye gufasha biwabo, oh my lord, hakaba intambara iteye ubwoba, sibyo? Hakaba intambara iteye ubwoba. Nyoko bukwe niba aje kugusura ntumwakira neza, ato ni mama suje, ni mamuje kundeba, urabyumva neza? Ya niba so uko aje kugusura atase nguyu buri haza hano abaje gukora ibiki. So ugasanga uri kwanga iwabo w'umugabo, kandi mu by'ukuri uriya mugabo ni bari ababyeyi nibo bamubyaye. Umufite nk'umukunzi wawe, uyu nguyu kuba iruhande ugira gute, kubera ko uyu mugabo yagukunze, by the way aguhereza icyo ushaka icyo aricyo cyose, agukundira umuryango akugira. Ariko abadamu bafite ikibazo cyo kudakunda imiryango yaho bagize gute, yoho bashatse. Ndabasabye mwa abadamu mundeba muri uyu mwanya, mwebwe mwabakunzi banjye, mukunde imiryango y'abagabo banyu. Mama w'umugabo wawe mufate nka hari mama wawe, papa w'umugabo wawe mufate nka hari papa wawe, abavandimwe bo bafate nka hari abavandimwe bawe, kubera ko bari abantu babwiye uwo mugabo wawe tibi nibi barashobora kumubwira rimwe ntabyemere, bakamubwira bwa kabiri ntabyemere, ubwa gatatu ntabyemere, ariko ko baguma babimuhatamo n'iki byose bazagira aho muhindure mind, ushobore kuba wagira ikibazo muri ugo rugo. So rero ugomba kugira gute, ugomba gukunda ababyeyi b'umugabo wawe nk'uko ukunda ababyeyi bawe. Kwa kundi ushyashyana mama wakubwiye ngo agiye kuzana papa wawe, ujye ushyashyana nk'uko nanone ushyashyane gutyo. Ugomba kwagira gute kuvuga ngo mabukwaraje data bukwaraje, ibyo byose bizagira gute, bizagenda bibubaka cyane kurushaho. Dukunda ababyeyi baho twashatse, sibyo? Niba badukeneye tubabonekeho cyane. Niba umugabo wawe tuvuge wenda par exemple aravuze nti ndashaka gukorera iwanyu iki ngiki, uvuga rero sheri umva nkubwira ikintu, kubera ko ufite ababyeyi bawe nawe ujye ugira gute, ibi ngibi nubikora ujye unabikorera nabi wanyu, kugira ngo bose dusaranganye, sibyo? Ibyo bintu biraryoha cyane. So mumenye kubana rero naho mwashatse. Ushobora kumbwira ati mfite mabukwe n'igisebe, ndabyumva pe, ashobora kuba ameze nabi, bimeze nabi cyane, buri gihe uhora ubabaye uvuga ati mana simbizi, ntago nzi impamvu nashatse muri uyu muryango urambabaje. Ndabyumva 100%, ariko ndagusabye ikintu, jya ku mavi, sengera nyoko bukwe, Imana muhindure. Ushobora kumbwira ati mfite umukazana Chantal, wowe ibyo uri kuvuga ntago ubizi, umukazana afite ni shitani y'amahembe angahe. I know mama, ndabyumva 100%. Umukazana washobora kuba ameze nabi, ariko musengere, sibyo? Musengere Imana imuhindure, kandi Imana byose irabikora by the way, sibyo? Ubwo rero namwe mwabagabo mwe mugire gute, mwebwe ndabizi ko muri abamarayika. Abagabo n'abamarayika, ntibajye bagira ibibazo naho bagize gute, ni bakiya cyane, umubare mutoya cyane ugirana ibibazo naho bashatse. Ariko akenshi barahaboneka cyane, baboneka umugore we niba amubwiye ati wacu bakeneye ibi nibi, amwumva cyane. So ariko namwe babandi wa mubare mutoya muhari, mugerageze gukunda abiwabo w'umugore wawe. Imana iri komeze kubampera umugisha.